naribajije ese niki gishobora gukiza umuntu ibyaha. Negereye umuvandimwe wanjye arasobanurira, reka mbasangize ibyo yansobanuriye. ndamutse mubwiye ko hariho inzira imwe yonyine ishobora gutuma ukira ibyaha cyangwa se ishobora kujyana mu gakiza ugakizwa, ibyo ngibyo biragoye ko wabyumva. Biragoye ko nakwereka inzira imwe gusa rukumbi ushobora gucamo ugakira ibyaha, atari wowe uyimenyeye bikakugora, cyangwa se atari wowe uyivumburiye bikakugora. Hari inzira nyinshi abantu bibwira ko bishobora gucamo kugira ngo bakire ibyaha, harimo imirimo myiza, harimo gusenga, harimo kuririmba, harimo gukora indi mirimo yose igendanye na gospels cyangwa se n'ijambo ry'Imana, harimo no gufasha n'indi mirimo yose itandukanye. Ariko mu by'ukuri iyo mirimo yose ushobora kuyikora ntigire ikintu kumarira. Hari inzira imwe gusa rukumbi, imwe yonyine gusa yoroshye ishobora kugukiza ibyaha. Iyo nzira iyo uyizeye ukayijyamo, iyo nzira iyo uhisemo kuyikurikira, niyo nzira yonyine ushobora gucamo ugakira ibyaha. Wakibaza ngo iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira yonyine ni ugukurikira umusaraba, cyangwa se inzira ya Yesu Kristo, cyangwa se ukajya mu rugo rw'uwo wadupfiriye. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane rero ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ataremuka ahubwo ahabwe ubwo bugingo buhoraho. Ibyo ngibyo nkubwiye, ayo ni amagambo wasanga muri Yohana 3:16 uko byanditse muri Bibiliya ugiye kuyisoma. Biroroshye cyane kwizera iyo nzira yonyine gusa, uwo nguwo wadupfiriye ibyaha byacu Yesu Kristo wenyine niwe ushobora kujyana mu ijuru. Niwe ushobora gutuma ibyaha ufite ubireka, niwe ushobora gutuma ibyaha ufite byakubase ubireka, hanyuma ugasingira inzira y'umusaraba. Ese ujya wibaza uramutse upfuye aho wajya? Icyo kibazo uzajya ukibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese ko ushobora kubona amafaranga, ushobora kubaka inzu nziza, ushobora kuzana umugore mwiza, ushobora kubyara abana beza, ushobora kugira ibindi bintu byinshi by'agaciro cyane hano ku isi, ariko hari ikintu kimwe abantu bajya bakora, ikosa rimwe abantu bajya bakora hano ku isi. Ntabwo bajya batekereza aho bazagenda bamara gupfa. Ese nyuma y'ubuzima ubayemo ku isi, nyuma y'umunezero uzaba waragize, nyuma y'uko umaze kugera ku byo uzaba wifuza byose mu isi, ese uzajya he? Iki kibazo abantu benshi bajya bakirengagiza kukibaza, ariko nyamara ari ikibazo twese twakwiye kwibaza. Ugomba kwibaza ahantu uzajya nyuma y'imirimo y'isi, nyuma y'ubutunzi buhambaye bwo mu isi tubonera mu isi. Ese uzi ko hari ubundi butunzi butagereranywa kandi bwiza kurusha ubu ngubu tubona mu isi, aribwo butunzi bwo mu ijuru? Inzira yonyine izatuma ujya ubona ubwo butunzi rero ni imwe gusa, kwizera Yesu Kristo. Kwizera uwo nguwo wemeye akaza mu isi kudupfira, nicyo kiraro cyonyine kizakwambuza kugira ngo kiguhuze n'Imana, hanyuma ujye mu ubwo butunzi butagereranywa. Wenda tureke no kuvuga ibyo ngibyo by'ubutunzi byo kujya mu ijuru na hano ku isi. Kristo wenyine wenyine ushobora gutanga amahoro, ni wenyine ushobora gutanga ubwo buntu tutasanga ahandi. Biragoye ko waba hano ku isi ukora ibyaha byose wishakiye, uyoborwa na kamere yawe y'umubiri, umubiri wawe icyo ugutegetse abiri icyo ukora ngo uzagire ibyishimo. Biragoye. Nimba uri kugira ngo ndakubeshya, uzafate ingero ku bantu benshi cyane batandukanye banezezwa n'ibyiza. Akenshi umubaza icyo yakuyemo amaze kunezerwa, akenshi usanga ari umubabaro. Dufate nk'urugero nk'umuntu wagiye mu kabari agasinda, akanywa inzoga agasinda, actually icyo gihe aba ari mu kabari yumva yishimye, aba yumva anezerewe, ariko uzagende iyo mu gitondo abyutse uko aba ameze, uzagenda umubaza ati ese urumva umerewe ute? Nawe ubwe kugusubiza bizamugora, ndetse nta nubwo azaba yibuka uko bizaba bimeze. Uwo ntabwo ari umunezero habe na gatoya. Umunezero nyakuri, umunezero wa nyawo tubonera muri Yesu Kristo. Kwizera uwo nguwo, gukurikiza iby'uwo nguwo, kubaho mu buzima bw'uwo nguwo wadupfiriye, nibyo byonyine bishobora kuduhesha amahoro, umunezero, kandi ibyo twumva twifuza hano ku isi tukumva turanyuzwe. Kristo ni wenyine ushobora guhaza umutima wawe ukumva uranyuzwe. Hari ikindi kintu kimwe nshaka kubabwira. Abantu benshi bajya bitiranya, bakagikora bamwe na bamwe bakizi, abandi bakagikora batakizi. Munyemerere dusome gato mu Efeso 2:15. Haranditse ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo baba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngazane amahoro atyo. Nk'uko tubimaze gusoma rero ngo amaze gukuraho ibyo amategeko n'iby'imihango y'umubiri. Hari abantu benshi bajya bagira ngo bajye bafata ibintu by'amadini bakabagenderaho cyane, ugasanga kuba ari umukatolike, kuba ari umuadventiste, kuba ari umuprotestant, akumva ati kuba ndi umuprotestant nibyo byonyine bizatuma ajya mu ijuru, bizamfasha. Bariya ni abakatolike, imigenzo bakora n'iby'iki ntabwo bizabajyana mu ijuru. Ariko ngo wibeshya cyane. Nk'uko twamaze kubibona ko kwizera Kristo ariyo nzira yonyine. Iyo umaze kumwizera, iby'amadini, iby'imigenzo y'umubiri tubona aha ngaha byose yabyitangiye ku musaraba, byose yarabipfiriye, yarabibambanywe.
ntago ari byiza ko ufata wowe ngo wisetingemo ko ugomba kugendera ku migenzo, ko ugomba kugendera ku byo imihango y'idini y'iwanyu bakora, ngo ntabwo wajya mu ijoro ngo udakoze ibi ngibi ibi ngibi ibi ngibi ibi ngibi. Ibyo ngibyo biratandukanye. Icya mbere cyo ni uko wizera Kristo kandi ugasenga Imana. Buri muntu wese akajya kujya aho bita mu ishyanga ryera cyangwa se mu muryango w'abana b'Imana, ni abantu bose baba barizeye Kristo, bakagendera mu nzira ze, bakabaho nk'uko abishaka hano ku isi, mugakora imirimo myiza. Numva ari ibyo ngibyo nakubwira. Iyo nzira imwe yonyine ishobora kuguhesha kwizera. Ubutaha dushobora kuzagaruka tuvuga ukuntu umuntu noneho wizeye Yesu Kristo agomba kwitwara muri urugendo rw'ubuzima. Biragoye, nta nubwo ari n'ibintu byoroshye, ariko nanone biroroshye cyane ku muntu ushaka kubyumva kandi babikurikiye. Reka nkubwire ngo ibyo nari ngufitiye kuri uyu munsi ni ibi ngibi. Ubutaha tuzagaruka tubabwira noneho uko umuntu wizeye Kristo agomba kugenda n'inzira agomba gucamo kugira ngo abashe kuba ari hano ku isi kandi abe mu mahoro, abeho mu mudendezo kurusha abandi bose batizeye Yesu Kristo, ndetse nabo bashobora kuza ari byiza bakaba bamukurikira, kuko iyo nzira niyo nzira nziza. Reka ubutaha nkubwire ngo nakagaruka nawe utaha. Okay, murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe.